Mu nzozi uyu munsi turagira ngo tugaruke ku nzozi zikwereka ko cyangwa se inzozi ushobora kurota zikakwereka ko uri umuhanuzi byanze bikunze nubwo ushobora kuba utabizi cyangwa se utarabisobanukirwa, ariko uyu munsi ni wo kugira ngo uze kubimenya. Ngiye gusobanura ubusobanuro bw'inzozi ziri muri parte ebyiri. Chapitre 1 cyangwa ikika cya mbere kiravuga ubusobanuro bw'inzozi zikwereka ko uri umuhanuzi. Part 2 zikwereka kuhanurira ubuzima bwawe cyangwa kuhanurira ubuzima bwawe kuri umuhanuzi uhanurira ubuzima bwawe, cyangwa zikwereka ko uri umuhanuzi uhanurira abandi cyangwa kuzahanurira abandi, cyangwa ko Yesu ari kugutraininga cyangwa ari gutraininga kugira ngo uzavemo uwo ugomba kubamo cyangwa ukwiye kubamo bitewe na mission cyangwa mission cyangwa umugambi w'Imana kugambiriraho. Umutima wanjye uragukeneye mwami. Yego, reka mbasuhuze mwese, mbifuriza ibihe byiza ndetse mbahe n'ikaze. Mbonye umuntu nshaka kumuvuga mu izina ariko reka mwihorere. Bahe ikaze mwese abari kuri live online ndetse n'abo turi kumwe kuri YouTube channel yacu Umusaruzi TV. Bahe ikaze rero mwebwe mwagiye mu muryango wacu mugari Umusaruzi Ministries, mukora subscribe ku Umusaruzi TV ndetse namwe mugiye kuyikora. Imana ize kubaha umugisha. Dufite byinshi byo kuvuga ndetse no byinshi byo gukora, niyo mpamvu tubashishikariza buri munsi gukora subscribe ku Umusaruzi TV kugira ngo naba rimwe mucikanwa iri jambo ndetse n'ivugabutumwa ryagutse rihaca rigamije kugira ngo dukomeze kurokora ubugingo bwacu, twese tuzabashe kubana mu ijuru nk'uko turi kumwe hano ngaha. Nitwa Mugisha, ndi kumwe na Mushumba Adrien. Ngo ikaze. Murakoze. Meze neza? Ubugingo ni buzima Mugisha. Ubugingo ni buzima cyane. N'abantu mwese mudukurikiranya nizere ko mumeze neza. Hano ngaha tuje mu nzozi, ariko dusanzwe tubanza kwiragiza Imana mbere yo kugira ikindi tuvuga. Imana yo kubawa, Imana y'imbaraga, Imana y'ibifite imibiri, Imana itanga ubuzima, Imana itanga ubugingo, Imana ijya ibana n'abarwayi ikababarana n'abarwayi, igakomeza abadafite shinge ndetse na rugero. Imana yuzuye gukora ndetse n'imirimo myiza myinshi. Ndaguhimbaje Adonai ko ugongeye kubana natwe. Ndaguhendahenze kugira ngo uduhe ihishurirwa ritangaje riri mu bwenge bwinshi bwawe. Umwuka wera w'Imana aba muri twebwe, umishurire kugira ngo umukumbi wawe uhabwe ubusobanuro bw'ibyo bashaka gusobanukirwa. Ubwenge bw'Imana bugaragare. Urakoze kuko uri Imana y'imbaraga, mu mbaraga no mu bushobozi by'Imana dukunda kandi tugakorera mu izina rya Kristo bitanga. Amen. Amen. Tubaye ikaze rero mu nzozi uyu munsi turagira ngo tugaruke ku nzozi zikwereka ko cyangwa se inzozi ushobora kurota zikakwereka ko uri umuhanuzi byanze bikunze nubwo ushobora kuba utabizi cyangwa se utarabisobanukirwa, ariko uyu munsi ni wo kugira ngo uze kubimenya. Ngo haye ikaze Mushumba. Murakoze cyane, Yesu aguhe umugisha. Tugiye gusobanura ubusobanuro bw'inzozi ziri muri parte ebyiri. Chapitre 1 cyangwa ikika cya mbere kiravuga ubusobanuro bw'inzozi zikwereka ko uri umuhanuzi. Part 2 zikwereka kuhanurira ubuzima bwawe cyangwa kuhanurira ubuzima bwawe kuri umuhanuzi uhanurira ubuzima bwawe, cyangwa zikwereka ko uri umuhanuzi uhanurira abandi cyangwa kuzahanurira abandi, cyangwa ko Yesu ari kugutraininga cyangwa ari gutraininga kugira ngo uzavemo uwo ugomba kubamo cyangwa ukwiye kubamo bitewe na mission cyangwa mission cyangwa umugambi w'Imana kugambiriraho. Nizo tugiye kuvugaho, hanyuma n'undi uri busaka kuza kuzibaza nawe turaza kumuzamura cyangwa nuza kwandika turamusobanurira. Imana data ibaha umugisha. Reka duhere ku nzozi zikwereka kuhanurira ubuzima bwawe, we kuri umuhanuzi w'ubuzima bwawe. Ubundi abahanuzi babamo ibyiciro byinshi. Bibiliya ivugana natwe ivuga ko kera umwuka w'Imana yavuganaga n'abantu binyuze mu ijambo ry'Imana ndetse no mu kanwa k'abahanuzi, cyane ko abahanuzi batahoranaga nabo. Abahanuzi umwuka w'ubuhanuzi yabahangagaho bagahanura. Iyo bahanuraga icyo bita periode,
hari periode bageragamo akaba ari periode y'ubuhanuzi, hakaba n'igihe bageraga Imana igaceceka. Bitandukanye n'abahanuzi nsigaye mbona b'i Kigali buri munsi ahanura ukagira ngo Imana ni ikivumvuri. Nanjye njya mpanura ariko mvuga Imana yavuze. Ntabwo Imana ari ikivumvuri, ntabwo Imana ari telekomande umuntu akandaho ngo reka ndebe kuri iyi TV cyangwa nshyire kuri iyi voice radio numve. Ntabwo ariko bimera. Imana ivugira igihe ishakiye, ikavugisha bishaka n'isaha ishaka. Ntabwo rero bimeze nka bya bindi bajya batubwira ngo uze urebe Imana iri muri nge, ngo uyu munsi ngo ndaguhanura, ngo ndahanurira ubuzima bwawe. Yabwiwe n'iki kari buze guhanura ko duhanura bidutunguye? Yego nemera ko iyo uri umuhanuzi Imana ikunyuramo kenshi, ariko nta muntu uravuga ngo Imana imubwire ngo uyu munsi ngo genda ndawukoresha igitangaza. Oya, ibitangaza biradutungura twese. Nabo tujye dusengera, ngasengera abarwayi dayimoni zikabavugiramo, birantungura. Ndajya gusenga nkahita mubona afite abadayimoni, nasenga dayimoni zikavuga. Ariko ntabwo mba nzi ko cyakora ari igihe nsengera amateraniro Imana ikambwira ngo uyu munsi haraza abarwayi aba nabo. None buri munsi Imana igukoresha igitangaza? Sicyo nshaka kuvuga. Ikindi kintu cya kabiri, Imana ivugana natwe binyuze mu ijambo ry'Imana. Iryo ryo murabizi, nabwo ni ubuhanuzi. Ikindi cya gatatu, Imana ivugana natwe mu nzozi dushyizweyo. Ari nayo mpamvu yatuzanye aha ngaha uyu munsi kugira ngo dusobanukirwe inzozi zikwereka kuhanura cyangwa kuri umuhanuzi w'ubuzima bwawe. Ntabwo igihe cyose duhanura kuko twahanuriwe. Nawe waba umuhanuzi uhanurira amateka yawe, nawe waba umuhanuzi uhanurira ubuzima bwawe. Hari ubuhanuzi bwo guhanurira amateka yawe bitewe mu buryo bw'isengesho, ariko uyu munsi tugiye kuvuga kuri parte ya dream cyangwa inzozi. Inzozi ariko buzozi ugasurwa n'Imana. Igice cy'inzozi kigira ibyiciro bitatu. Inzozi za mbere hari inzozi za marangamutima cyangwa emotionnel. Inzozi za kabiri ni inzozi zituruka ku cyo bita umugambi w'Imana. Inzozi za gatatu ni inzozi zituruka mu mugambi wa Satani, plan ya satanique cyangwa muri plan iri satanique kuntu. Inzozi za marangamutima ni inzozi z'ibyo umuntu yiriwemo akora atekereza, yaryama mu gitondo akazirota. Izo si inzozi ziva ku Mana, ni inzozi z'imizo bakunda kuvuga ngo ni inzozi z'imiruho. Uretse ko nta n'inzozi z'imiruho zibaho, biriya ni amarangamutima abigukoresha. Urose watonganye na Mugisha kuko turi kumwe, ariwe muntu uri kutuyobora mu kiganiro, kuko nabitekereje, kuko amaze iminsi arutuna nkorera n'urugero cyangwa nangiye mukorera, ugahita mvuga nti ariko narose Mugisha mbwira nabi, tubwo twatandukanye Mugisha ngakwirukanye, cyangwa tubwo twatandukanye Mugisha aranyirukanye. Avuga ati mugiye atakanga ati dore wenda gusezereye vanga nzanye undi mukozi w'Imana kumusaruza. Ayo ni amarangamutima. Ariko inzozi ndi kuvuga ni inzozi ziva ku Mana. Mba ngira ngo usobanure n'icyiciro cy'inzozi kugira ngo utazadusurwa n'amarangamutima ukagira ngo warose. Ati nabonye ifumbire mbona mu murima ntabwo byeze, kubera ko iwanyu muri abahinzi ukarota ko ukategeza ko bakurogeye umurima, ugahita uvuga ngo warose, kumbi ni amarangamutima. Ugahita umbwira ngo ngusobanurire. Bisobanura inzozi warose usuwe na Yesu. Nta nizo nzi kubona, naje nje gusobanura. Inzozi za mbere rero zikwereka kuhanura. Ndagendera mu gika cya mbere cy'abantu bakunda kurota bavuga mu ndimi za Mwuka Wera. Ejo umuntu agahita avuga ko bisura iki, bishatse kuvuga iki. Iyo umuntu iteka arota avuga mu ndimi nshya cyangwa ururimi rwa Mwuka Wera, icya mbere si izo waborotse. Hari n'abantu babinyoza noneho ushobora kugoroka ururimi rw'umunyamwuka bitewe n'ikintu kimwe cyangwa ibintu bibiri. Hari igihe umuhanuzi aba ari umwana mu gakiza cyangwa ari umwana mu buryo bwo gusenga agahora mu ntege nke. Kuba umuntu hano ntabwo bivuze ko atagira intege nke. Iyo umuhanuzi ahora mu ntege nke iteka ryose ahera ku rurimi rumwe. Iyo uhorana mu mwuka wo gusenga, Imana iguhindurira indimi za Mwuka Wera. Noneho wakumva ndi kuruvuga cyangwa n'undi yakumva ruvuga ukaziguruka mu gihe nijoro warota uzivuga ati nanjye narose mvuga ururimi wasobanuriye. Si byo mvuga. Ndavuga mu gihe utatekereje ibintu, mu gihe utibwira ibintu, ukajya kubona weho ukabona urose inzozi ukarota uri kuvuga mu ndimi nshya.
imana iri kukubwira iki bishatse kuvuga iki aho utarindiriye kadiriye ngo uhanurira ngo imana yambwiye ko uri umuhanuzi utarindiriye ko pastor akubwira ngo uri umuhanuzi utarindiriye ngo bagupfuka bagushyire ibiganza ngo uzure umwuka wera impano ya mwuka wera urayifite ufite impano y'ubuhanuzi muri wowe imana iri kukwereka ibirimba indani mu mutima w'imana kugira ngo usenge wambare imbaraga wuzure umwuka wera noneho ibiri mu nzozi bibe pratique bibe mu bikorwa noneho bigaragare uvuge mu ndimi za mwuka wera icyo ni kimwe hakaba n'umuntu urota avuga mu ndimi ye kubera ko Yesu amubwira ngo jya mu bihe byiza uhanurire ubuzima bwawe utsinde umwuka wa karande n'ingoyi z'iminyururu ikuboshye y'imyuka yo muri karande kugira ngo izo ngoyi zikurekure ukarota kenshi uvuga mu ndimi iyo rose uvuga mu ndimi rimwe kabiri gatatu umwaka ugashira amezi atandatu agashira utarahanura kandi utaruzuzwa utarasenderezwa impano za mwuka wera kandi ugasanga wakigenzura ugasanga ntabwo uri umunyantege Yesu ari kukubwira we dore icyo Yesu akubwira Yesu ari kukubwira ngo hindura imaje y'imisengere cyangwa ishusho yuko ujya usenga ngire ikika ngukuramo ngire naho ngushyira ngo hindurire ubuzima ashobora kuba ari ubuzima bwo mu buryo bw'umwuka imana ikubwira ati hari aho nshaka kukugeza haguteza imbere mu buryo bw'umwuka senga nkwagure izo ni inzozi zikwereka ko uri umuhanuzi part 1 ni ubuhanuzi bugaragara part 2 ni ubuhanuzi bw'ibitagaragara ari we imana iri kubwira abandi bantu benshi bakunda kurota baryamye ahantu hari umucyo ukabona umucyo urakurasiye ukabona ubuzima bwiza donke apana ubuzima bw'umubiri ukabona ahantu heza habona haka hajajagirana Yesu ari kukubwira ngo ubwo buzima niba gashaka kubamo arashaka kuba mu buzima bw'umucyo bwo kuba umukozi w'Imana ugahanura izo ni izikwereka kuzahanura bya bindi bajya mu bwibwe meniyase control kavuga mu rurimi nyine bya bindi nyine mu bantu bavuga nanjye njya mbigiriye mwuka wera yaje nyine nanjye njya hanura ntabwo ndi kubivuga kuko bitandimo impano za mwuka wera mbifurije kuzuzuza umwuka wera kuzuzuzwa na mwuka wera nimba ari ibintu biryoha ni ukuvuga mu rurimi rushya ari ururimi rwa mwuka wera Imana ikujyanye nimba ari ibintu biryoha ni ugusenga ukumva urahinduriwe nubaka akanya ndi kuvuga inzozi mbese impindurirwa numvise mfashijwe cyane amen Imana ibamere umugisha cyane biraryoha cyane mbifurije abantu turi kumwe gusenga Imana ikagira step y'abanaho ikagira naho ibageza ikagira level spirituality yo mu buryo bw'umwuka Imana ibakuraho ikagira n'ahandi hantu Imana ibatereka muzaryoherwa muzagira ibihe byiza ndabizi ko muzashima ibi bintu mbabwiye tugeze ku yindi nzozi ikwereka ko uhanura cyangwa uzaba mu buhanuzi igihe cyose ukunda kurota usengera abarwayi utarasengera umuntu n'umwe ngakire Imana iri kukubwira ngo muri wowe harimo umuhamagaro wo kuzasengera abarwayi Yesu ari kukubwira iki dore ko Imana iri kukubwira Imana iri kukubwira ngo nakugabiye impano ya mwuka none wowe kwitinza mu mayira ambara imbaraga ibihishwe mbihishure kugira ngo utangire wapurike impano naguhaye usengera abarwayi akenshi abantu mukunda kurota muri gusengera abantu muvuga no mu ndimi nyinshi mufite impano z'umuriro za mwuka wera zidasanzwe ariko mwarazicecekesheje kubera intege n'ibibazo by'umuriro n'ibibazo by'agahinda uhoraho nyamara ntabwo ukwiye kubatwa n'ako gahinda ukwiye kuzuzwa mwuka wera Saint-Esprit the power of God imbaraga za mwuka wera cyangwa imbaraga z'Imana iteka n'urota usengera abarwayi ukabaramburaho ibiganza menya ko ntuzabwira abantu bakubwira ngo umuhanuzi apurika iyo mpano umuntu nakubwira ngo ndarwaye uzabigeragereze ku mugore wawe uzabigeragereze ku mwana wawe uzabigeragereze ku muturanyi uzabipime ugerageze no kuri friend
ushobora kuba ari girlfriend, ushobora kuba ari boyfriend, cyangwa muri babandi mujya mwita abatwini, cyangwa muri babandi nyine, sibyo? Mugeragerezeho usenga urebe, nakubwira ko wamyakize uzongere ubusengero undi, nakubwira ko undi yagize uzongere, bizatoboka. Noneho wa mushuti wawe ni uzatangiza umuhamagaro wo gusenga, kubwira ati ariko mfite inshuti yanjye yasengeye ngakira, nuko umumenshi amuhamagara ugatangira ugakorera Imana. Ntimugashake ngo mwiyemeze abantu, mujye mureka Imana bari bemeza Imana y'abantu. Ibikorwa ukora wowe aba ari byo bijye bigaragaza umuhamagaro wawe. Hari abantu benshi bakunda kumbwira ngo Adriyani ngo kujya usobanura inzozi ngo bitandukanye nuko abandi babisobanura. Ngira umugisha nyine mfite uko Yesu yamamagaye, nabo bafite uko babihawe, cyakora byene tugomba kwemeranwa. Nawe ndi gusobanurira ugashungura ukareba uko bitanga nimba bikwiye koko, ugahitamo ibigufitiye umumaro. Rero ikosa mukora muri uyu murimo w'Imana, namwe munkurikiranye, iteka mukunda kugira ngo abantu babemere. Ntabwo abantu bakwemera igihe cyo kwemererwa kitaragera, ahubwo reka Yesu aba ari ukwemera, niho bizagira umumaro. Imana ikumere umugisha mwene da. Indi nzozi ikwereka ko uri umuhanuzi, uhanura, uzahanura, by the way, uzahanura ukabwira abantu mu mvugo Imana ivuze. Dore n'uteka ryose nuzajya urota ukabona uri ahantu, noneho ahantu uri ukabona ni ahantu mu mazi. Ntabwo amazi iteka ryose asobanura ibigeragezo, no, ntabwo iteka ryose amazi asobanura ibigeragezo. Oya, ukabona uri mu mazi akugera aho ngaho ni imbaraga zamuka we, kandi ukabona ayo mazi ni meza, uyarimo ukabona uri guseka, ni Umwuka Wera. Yesu arakubwira ko uri umukozi w'Imana, ahubwo ukwiye kwambara imbaraga z'Imana kugira ngo uzasorezwe amasezerano. Ngeze noneho ku nzozi kugira ngo nze no kwakira abantu, ikwereka ko wanurira ubuzima bwawe. Inzozi ikwereka wowe ubwawe n'umutimanama wawe n'ubwenge bwawe na karagita zawe, donke na karite yawe, kuri umuhanuzi wowe ubwawe w'ubuzima bwawe, cyangwa w'ibyo utekereza n'ibyo wibwira. Iyi nzozi iteye mwene da. Iyi nzozi bisobanuye, dore inzozi ya mbere izakwereka ko uhanura bigasohora, ariko utazahanurira abandi, wowe ahubwo ari we Imana izajya icishamo amayerekwa yawe, bwacyo ukabibona. Dore ikintu cya mbere, iyo umuntu ari mu nzozi kandi iyo nzozi ikabiva ku Mana, akenshi ntabwo ari ya nzozi ya bipe umuntu atindamo. Iyo ufite impano yo kurota, akenshi ntabwo ari ya nzozi umuntu y'umunota umwe, ahubwo ikizabikwereka cya mbere ni inzozi utindamo ikamara iminota 30, ikamara iminota 5, ukamara iminota 4, urota ibintu. Iyo nzozi ubwayo ikwereka ko uri umukozi w'Imana. Sinzi niba muri kunyuma. Iyo nzozi ubwayo ikwereka ko ukorera Imana, kubana nayo iteka ryose. N'urota ubwo buryo uri umukozi w'Imana, icyo cyumva n'ukuri. Ariko inzozi y'isegonda rimwe, inzozi y'amasegonda abiri, ntabwo iyo ngiyo nzozi ikwereka ko wanurira ubuzima bwawe. Oya, rwose waba wibeshye. Iminota 2, iminota 3, iminota 4, uri umukozi w'Imana. Twagiye ikindi, ibintu bizajya bikwereka ko wanurira ubuzima bwawe, nuko iteka ryose ibintu uzajya urota bizajya bisohora. For example, ukarota wakoze accident, utayikora ukabona aho accident yabereye, automatically uri umuhanuzi wanurira ubuzima bwawe. Yesu azaba ari kukubwira ngo senga kuko imbere yawe hari accident,
iyi wabonye ku muturanyi ejo niyo uri buze gusurira icyo cyo ni ukuri ukayibona mu gitondo icyo ni ukuri. Inzozi ya kabiri ni igihe uzarota ufite amafaranga kandi wishimye bwacya mu gitondo cyangwa n'ejo cyangwa mu bihe ugiye kwinjiramo ugahita winjira muri periyode y'amafaranga ukabona ibi bikuzanye nk'umuntu akazi kose ukabona karagenze utangiye kubona umugisha. Imana iza kukubwira ngo burya uri umuhanuzi uhanurira ubuzima bwawe ukabona ufite amafaranga kandi ukayabona urishimye kandi ukabona uri mukuri. Imana ibyo kubwira ngo uri umuhanuzi uhanurira ubuzima bwawe. Nunarota rero ikibi ndonke ikiri positive cyangwa negative ukabona negativity ukabona waguye mu mwobo wamara kurota waguye mu mwobo mu gitondo ukabona ubuye na shock. Ushobora kubura umukobwa ukabona ubuye n'ubusambanyi cyangwa mu cyacu ubusambanyi. Yesu azaba ari kukuburira azaba akubwira ngo ninkubuze ikintu mu nzozi ntukazajye bikomeza kugura umuhanuzi w'ubuzima bwawe. Nicyo nshaka kukubwira icyo cyumbe nk'ukuri Imana data igufasha icyo cyumbe nk'ukuri Imana iguhishurire iyindi nzozi izabikwereka neza ko uri umuhanuzi kandi ukaba uri umuhanuzi uhanurira ubuzima bwawe. Ni igihe umuntu akunda kurota agaburira abantu ukaba uri kubona ugaburira abantu uri kubaha ibiryo bishimye. Yesu azaba ari kukubwira ko impuguro ziri muri wowe zizabiramo abantu akamaro. Uzabahanurira mu buryo bw'akanwa dream inzozi. Akanwa kawe gasigiwe guhugura umuhuguzi mwiza. Iby'Imana izanyuza muri wowe uhugura mugisha uhugura n'undi bizaba biva ku Mana. Uri mu bantu benshi urabayoboye sometimes urabayoboye kandi ugasanga niwe uri kuvuga uri guspikinga. Imana iri kubwira ngo icyo kintu nukirota menya ko uri umukozi w'Imana uhanurira ubuzima bwawe. Yesu ari kukubwira ko yasize muri wowe umuhamagaro wo guhugura. Ufite impano yo guhugura icyo utangira uhugure ubwira abantu wape. Indi nzozi abantu bakunda kurota ikabacanga kandi bavuga karaba donke kwereka ko uri umuhanuzi. Iteka ryose nurota uri guteka ntabwo uri umutetsi ntubikora nka domene cyangwa ubikora nka domene ariko ukabona buri munsi uri guteka kandi ugateka indyo iryoshye. Umwuka w'Imana ari kukubwira ko nurota uri guteka indyo iryoshye Umwuka w'Imana ari kukubwira ko ni ijambo ry'Imana nabwo akanwa Imana yaguhaye kazaba uri umuhesha w'umugisha. Uzabuhesha umugisha abandi mu ijambo ry'Imana utari umuvugabutumwa. Si ngombwa kubwiriza ahubwo impuguro nabwo uzaba uri umukozi w'Imana. Ibyo abantu benshi babirose ahita yumva nanjye nabaye umuhanuzi. Oya, nanjye nabaye umwigisha. Si ibyo izo nzozi ntabwo arizo zikugira umwigisha. Izindi nzozi abantu bakunda kurota zizakwereka ko uri umuhanuzi uhanurira ubuzima bwawe. Iteka ryose nurota uri kurya imbuto wamara kurota uri kurya imbuto hanyuma izo mbuto urose uri kurya ugasanga koko nituvuge ni imyembe na mandarine ni pome, ntabwo bikubwira ko ugeze mu gihe cyo kwakira umugisha. Iminsi yose Imana ahubwo iri kukubwira ko muri wowe yasizemo iby'ubugingo bizahembura abantu. Ikizakwereka rero ko uzabihanura bikaba ni uko umuntu uzajya ugira inama. Hari abantu bafite impano yo kwigira abantu imishinga
ntabwo impano za mwuka wera bigarukira mu guhanura. Wakigira umuntu umushinga ukagenda ukaba vayiro wakabyarawe, ukaba vayiro ugakubita kandi bikemera. Wahagarara ahantu umuntu acuruza ukagenda ebane agacuruza bikunguka. Imana izabikubwira ko nawe ufite impano yo gucuruza. Ibyo si ngombwa ko uzahanurira abantu ko bazaguhanura ngo give me nawe uzabuhanura. Imana izabikubwira ngo burya nawe aka kazi burya uri kwihanurira, burya nawe ucuruje byaza ni domene yawe. Ikindi gihe nukunda kurota telefone iguhamagaye, wajya kurota ukabona urose telefone iraguhamagaye, telefone ni umwuka wera, ukabona ikubwiye inkuru nziza. Mu gitondo wajya kubona ukabona uhuye n'ibintu bisa neza n'ibyo. Umuntu akubwiye inkuru nziza se, cyangwa n'umushinga wawe wari warahagaze cyangwa waradepoje ubona akazi, Imana iri kukubwira ngo burya uri umuhanuzi, nagusuye mu nzozi nkwereka kuhanura. Nurota waguye mu cyuzi cyangwa mu kivu cyangwa ukabona uguye mu kivu, buri umuntu wagutabara. Imana mu gitondo ukabona uhuye n'ibibazo, ubuze umuntu wagutabara. Yesu arakubwira ko uhanurira ubuzima bwawe ko nta muntu n'umwe ugomba kwizera uretse Kristo wenyine ugomba kwizera. Mwuka w'Imana azaba ari kukubwira ko uri kumwe nawe. Rero ukarota telefone urayitoye, mu gitondo uhuye n'inkuru mbi, uri koga cyangwa se baraguhamagaye n'inkuru nziza, uri umuhanuzi uhanurira ubuzima bwawe. Numva narekeraho ubundi tugasenga Imana. Indi nzozi umuntu nakunda kurota ikubwira ko uhanurira ubuzima bwawe. Abantu benshi bakunda kurota ngo narose ndagiye inyana, umukumbi, intama zibyibushye zisa neza. Ibi bintu byo bisobanura iki? Hari icyo buriya byo nta kintu bivuzera. Imana ibiri kukubwira ko imbere yawe hari umugisha, ariko ikikubwira ko uhanura nuko uzabirota ko ukabibona bikaba. Iba uri umuhanuzi uhanurira ubuzima bwawe, ntabwo uri umuhanuzi uhanurira abandi. Cyangwa ukarota wariye inyama mu gitondo ukarwara, Imana izabikubwira ko uri umuhanuzi uhanurira ubuzima bwawe, cyane ko inyama kenshi zisura uburozi. Ibyo rero nubibona n'ibimenyetso simusiga bizakwereka ko uri umuhanuzi wa nyawe. Imana y'imbaraga, Imana ikora ibikomeye. Urakoze kubw'inzozi dusobanuriye umukumbi wawe. Nyemera ushoboze buri umwe wese yumve ijambo ryawe kandi ubayishurire byinshi mu izina rya Yesu. Amen. Sinzi niba nta muntu twaniga mu ijambo. Nawe nta urakoze. Reka tubasezere mwese, mwakoze kubana natwe, ubundi ibihe byiza. Umutima wanjye uragukeneye mwami.